Nino means ngaga abandagironi murago mujya muri oh ya reka nagari twese man yamandi kumuru tutakuzi my people this boy Ziggy Star the boy killer coming number 1 ja muhungu wanyu from Kimi CG what from what from Kimi CG Kimi CG ngomba chaka kuvuga nyine mtoto wa Kimisagara akanyenye makanyega uburyo uri keza. Ladies and gentlemen, it's your boy Tutu. Iyi ni Image TV. Ibi ni bisamba mfuke kabisa. Nahubwo nje nkaba urushinga ati nkaba gisamba mfuke cyanya mashete nkaba nsana barusizi ngashima sinci mashi mu bwo ntazi se nzinyina. Sasa rero bigira bityo ubundi kumwe n'umuhungu. Amashombo. Salama ji. Fresh man. Imeze bite? Cyane fresh kabisa ndashimana. Ewana cyane. Kuri kuvuga gakeze ntiwariye imeze bite? Nino means ngaga abandagironi murago mujya muri oh ya reka nagari twese man yamandi kumuru tutakuzi ubungu kumuru tutakuzi what my people this boy Ziggy Star the boy killer coming number 1 ja muhungu wanyu from Kimi CG what from what from Kimi CG ngomba chaka kuvuga nyine mtoto wa Kimisagara Ntabwo bizahora ariko akundi komeza tubwira okay mukobwa icyambere chaka kubona umeze po nigute kubandi ni wowe heartbreaker day maker love izota mutoni ngongeza gufata tai buri sai rega mutima nza gukundwa kaza be kinyemerere nuzicuzi yo chose baby wena pota ni wowe mfite kapo kime story no pani dufite ta urugendo ni rurerure muri rap usange nawe ukimaye twaca no muri zapanya tukirinda baganya ababihiwe n'urukundo tukabarya se ukinyenye wabunkoze mu rubavu pe umutima waje wakubita amapempe wa mangaji bro nubishemo ijambo ngo tugakizapanya abivuze ngo tugakizapanya ubu ushaka kugaragaza iki mwana pembeni nyine wowe n'umuntu wawe mari mugakizapanya muciye mu muhanda se kabisa yo muhanda se muciye mu muhanda mwabiki nagari vubanga Ziggy Star ku bantu batamuzi ngereka mutondore murambure Ziggy ni umusani nabonye kuri YouTube channel ya afite song 3 yabanje bita Courageous sigo ninditwa akaba indi yakurikiye bita mu bicu yes akazi indi mbona imaze iminsi mike cyane itaruza n'icyumweru yitwa ubyinute yes uwo niwe Ziggy kuri Instagram ye akurikirwa n'abantu basaga 190 abana bakwezi ni inshuti ntabwo mfite oya ni inshuti n'abavandimwe 190 abantu 1000 kubumva bro urabyumva na mera ramfollowinga nago ni famille man abantu banyu bagufollowinga batuma njya kubireba kuko ndabizi abantu banyu bagufollowinga ni bangaze urabyumva ko akunda ufata foundation yawe followinga nyumva umuntu wese tuziranye wese abo wabikoze gutyo ni bangaye bro ni benshi nyine mwaba ari igihumbi abo wakoze ibintu ni bangaye byibura wenda amagana abiri byiguranye uvuga ngo abantu bagufollowinga abanyabo n'abantu bose n'abanyabo barabahaza ahubwo nyine bagenda bamenya amani iyi boro kubona yuko nubwo nyine views zitari zazamuka byibura magana ngahe song ifite views 310 zingahe ku rwego rwanjye nyine ndashima n'Imana mani cyane kuba bira bintu nyine bihari nta kintu cyo kubera gutyo uri kubigaya bira n'ibintu mandi byatari kubera yuko bari abantu kirekana bo niba barabikoze kwa kundi reka wabikoze kuri Instagram yawe
ya wone bita Sigistar Sigi kuki utakoze video y'irandiririmbo man sha bushobozi nyine ni iki niriya ndirimbo kuyikora umuntu aba yaburaye ntabwo kabwira ngo gukora video na ubwirwa n'iki ko nari muvara ari ukuntu bakimisagara ngo bakimisagara ngo mufite mukuntu ngo bura nta muntu ugira imyenda ye kandi mwambara neza Kigali bisheya ngo Kigali bisheya bro ntabwo murayisangiza ntabwo rega man ntabwo wakwigira nyine to ushobora gusanga unambaye imbogi ariyo yanjye nyine to none se abantu bagutiza imyenda kuki batagutiza n'ubushobozi kuri video kuko bro irandirimbo ni nziza bro ni indirimbo n'ubushe numva kabisa ifite innovation ntabwo ari na beat zisanzwe mu iki gihugu nanjye nyine nagerageje gukora ikintu nyine kiri difa nyine kiratandukanye n'ibisanzwe tubona kuko irandirimbo video utashyizemo ubushobozi mu mari video uyikore niba ufite n'abantu banakwambika ku buntu guteze mutakuza ngo mukore video Shabro sengubeshye nyine ntabwo natekerezaga nyine yuko nahita nkora audio nyine kuriya tu jewe urabyumva nayo maze gukora indirimbo irashya sinana ya uploadinga boro nigeze gukora abantu bansapotinze yitwa Akanyenga ndanabashimira muri rusange nyine bantu dutera bakira stari y'Akanyenga boro yitwa Ibyamubayeho y'Akanyenga iyo ngiyo yo bita Akanyenga vuga ko ngo sinzagusiga uzama Akanyenga sinzagusiga ninjye nawe forever yo Akanyenye makanyenyega uburyo uri keza nkubona nk'izuba hejuru sinjya nibagirwa wa mutima kubwiye ko nkukunda hejuru ngege nzakumanika iyo mu bicu bebe nzakugira marayika nkuratire bose bakumenye uri keza mabebe ibyo bavuga sinzi mabebe udatuma umusore bebe shaka kugutama yarahiye nibyo cyane kuri mana ni maho ngaho niyo usanze akanyenye makanyenye n'akanyenga none iyo boro ko n'ubushe mara afite vibe za fresh uvuze ngo kuko Krisho ntabwo igeze nyibona nyine singubeshye nyine ntabwo wakora indirimbo uzi yuko nyine bizahita bicika nyine ngo bibe ibintu bya danje ako nyine njye numvaga yuko nyine azaba ari banga ya danje nzaba nkoreye nyine nk'inshuti zanjye ntabwo ikibazo cyanjye kuki itari hanze kubera ko kuri YouTube yawe nayirebyeho n'indirimbo ziriho nazibwiye abantu kuki iriya ndirimbo itari hanze Shabron ntabwo nayikunze nyine ntabwo nakunze production yayo nyine ninde wayikoze ubu se ni ngombwa ko ajya nta kibazo niba umuntu yarakoze nabi mwese yakoze neza ko tuvuga ntabwo navuga ko yayikoze nabi ahubwo nyine uburyo nabishakaga ntabwo ariko yankoreye nyine umuntu ninde ukora ibintu ntabikunde ntabwo ndimo na mentioninga ngo mwicire isoko kumva jewe none se unyereka nkwereka ari ikintu kigomba gucika ibintu abantu twigiza no mu Rwanda umuntu agakora ikintu cyiza tukamusingiza yakora ikintu kibi ngo ukabikica ku mpande gute umuntu agukorera ibintu wari wamwishyuye ubikunde noneho kumubwira abantu tunamumenye ukumva jewe ikintu cyambabaje bura ntabwo ari uko nyine wenda yakoze uburyo nabishakaga ahubwo nyine mani napfukamye mani ningenza abantu uri kumva ati ufite igihumbi akakima ufite 5 akayama ufite 2 mani abacama nyine bakubita ukuntu bashoboye kose mani banawe bitanagatitse iyo ndirimbo kugira ikorwe habayeho kwiteranya kw'abantu yes noneho ujya kuyikora ku muntu anayizanye n'imwe nayikunda ntabwo nayikunze tu abo bantu ni nk'abandi bagufashije bro ndashimira by'umwihariko abajama banje bose harimo ba Tayira harimo ba Hasani ba Anje benshi cyane man ba Jackie abo nibo bana supportinze kabisa uko se n'ibindi mutarayisohoye
yumve sibyo ndayiyumvira nta musoni ikibazo ngubaza ni ikizigi utarayisoye ngo bayumve baraguhaye amafaranga yabo abyumva bate ubihuza ute ubwo wabibasobanuriye gute naremeye nanjye nizirika nyine imigozi iravuga ati ubwo ujya ntabwo nabasubiza umwana wa kimwe ntabwo kiruka niyo ahubwo ikintu nakoze mani narebye nyine ni indirimbo mani nari narapostinze mani ahantu hose nyine kuvuga ati boro ni ya danje ndimo ndabivugaho yego mani boro nyine nari naramamaje mani twamaze ikintu kigapfa se byo birababaza cyane ahubwo nyine mu cyimbo cy'irandirimbo navuze ati ubwira ndirimbo rero hiye ubwanjye nje ntabwo njya nibesha mani iyo nkoze ikintu nkumva si cya danje nyine ntabwo njya kubeshya nyine ngo mbwire umuntu ngo nyumvira wapi mani ndayifite ndayiyumvira no kuri fone nako ari indirimbo ngiye na uploadinze tu ndavuga ati rero ubwo ngiye kuba nigomwe umwanya wanjye n'amafaranga nyine nubwo nyine adahari mbakubite nyine raporo wabonye cyashya mu cyimbo kiriya bazavuga ati byibura uko biri nyine yakoze indirimbo mazina yaragize ibintu byo gushaka gushyira mu tuntu tw'uduwa n'utuntu tw'uturido nibyo abantu baguha amafaranga yabo ngo ukore indirimbo kandi ntabwo baguhaye ngo ukore indirimbo ngo ugiye yumvane indirimbo yisohore hanze abantu bayumva indirimbo ni wayisohoye uratubwira ngo impamvu indirimbo utayisohoye ni ukubera ko ngo production yayo itakoze neza kubera iki baguhaye production idakoze neza wishyuye bro ase umuntu watsindiye byani indirimbo yitwa Kanyanga barayizi ubundi irandirimbo kuri YouTube cyangwa iri kuri rubuga ngenda yigira muri phone yanjye nta handi hamwe zo uploading wapi kubera iki rero je nyine staff numvishe nyine itari kuri level naha nyine abantu nyine turi inshuti cyangwa abantu bakunda cyane ushaka kuba ari ibintu wenda uri kunyura ku ruhande ariko ndagira ngo umbwire aba coming artist cyangwa abo mwita underground abantu bakiza muri music bakiri batoya ndagushyira muri icyo cyiciro sorry gatoya mwenda ba producer mukorana gute mufitanye uyu mubano meze gute mwe bahanze batoya ndetse n'aba producer mufitanye umubano meze gute iyo muri studio bagufata ute bimeze bite bro ntabwo navuga nyine yuko abari bose ariko mva gukorana uretse nkurikije indirimbo zawe nabonye hari iriya yakozwe na Audiro yes bitubyino Certain Part yakozwe na Audiro indi kurikira yakozwe na indi yikurikira nitwa akanyenga niyo yakozwe n'uwo mujama witwa Genius we nta rundi rwango utumye n'iminida ntabwo nje mani ntabwo niwe wakoze ari indirimbo ya sibyo ntabwo bakorana bakoranye ya ndirimbo nyine hari indirimbo kayitwa Kanumeka no sinzi kururu kontona fala jewe nawe turi fala akorera Nyamirambo nawe ni umuryango niyo mpamvu yakwemeje uza ntabwo yanyosoye cyane nyine mana ararenze bya hatari ariko ararenze yaragukora ako nyine Paul yanjye ko ya project Paul kuniha babizi nyine tu twebwe underground man nyine hari umuntu nyine ukurebera nyine mu mbaraga urimo nyine ako kanya nyine tu imbaraga nkeya zawe urimo man ashobora kuba yaragerageje ako nyine akabifata ku rwego rwanjye nabiha umwanya nyine n'umuntu nyine wa danje anjye mba numva mu gihe nyine navunitse man nimba nabwiriwe uduceri nari kubona two kuguramo inkweto wakusanyije abajama man napfukamira abantu babwira ati bro mumbabarire ndebe ko indirimbo yashyika twashyira umujama nyine man umunsi umwe nyine beta none nge kozigi watuhaye ubwino nge man kumva nkumva akantu uri gutsinda nge yarabajama benshi nyine tu irandirimbo akanyenga kuki uvuga ko yafirinze ubu cyabiteye n'iki ukuntu nayipanze sikimeze
n'umuntu nyumva nyine none ikibazo cyanyuma yanjye kubaza umiranye gute n'aba producer mwamaze gukorana njyewe nyine ku ruhande rwanjye twatubonyemo Odilo tubonamo Genius tubonamo undi ninde twabonye Odilo Genius iya geste wayikoze ni FDX yes andi Paul yaba yarakoze abantu bazi FDX amahiti urugero niwe gukoreye iriya yakoze indirimbo nyinshi nuko ahubwo numva abo ba producer mwamaze gukorana nibyo kubaza ubona zigibameranye bate zigi nabo bameranye bate ku ruhande rwanjye nyine je wundi simubeshye nyine jeka nkubwiza ukuri ntabwo ndi kubeshya njyewe bwa mbere njyana amafaranga yanjye studio nariya nari njyanye gukora ubyinute sibyo boro ya mbere umujama wayinkoreye yayinkoreye nyine ira staff bita geste nyine tu arambwira ati uzaze mujyane studio ni nibi nakekaga nyine nakubitaga ubufuro bwaho bw'amadage nyirefera nyine ku bastar nyine ariko nyine naje ntabwo byabura kuko ntabwo wabura umuntu nyine ntabwo wabura umuntu mane kuri Simba inde Diamond Platinums Tanzania yes gute nta abanyarwanda ni wacu bakireferaho ku buryo bwo komoka arya eboniye nakanyaru niye oya man je nanubwo ni mu mutara buriya ukomoka hakurya y'iyo nje nanubwo na twamukira rusu kamaro bucya ibyo mu Burundi mu Burundi ingora mbanjaye gute wamutse imipaka ukajya gufata Simba hano dufite abartiste banarenze na Simba babenja no kumera na Simba njyewe staff za nago mvuze yuko mu Rwanda hatara abahanzi baho nyine badakora banakora ibintu bya danje n'umuziki wacu uri gutera imbere njyewe hari n'abahanzi bankunda nyine tu uburyo bakora ibintu byabo nyine urumva ako njyewe umuhanzi nyine mbavuga ati uyu nguyu niwe wanjye tu nkunda swaga ziwe uburyo abyina uburyo aririmba uya swaga zirahari wakuze wumva Simba niyo muntu wanjye from zamani nyine tu nanjye ndamufana nakumva none zgi ndakumva ndatekereza n'ubu ngubu ndi kubireba kuri Instagram yawe nabonye hari ifoto ufite uri muri country record yes yego nibyo nakubwiraga icyo gihe ndumva element ribwo yarakiriyo muri iki gifoto nayibone ko eje wayipostinze yararimo ahubwo nyine ndi kumva nyine aribwo harimo saga yo kuvuga yuko element ashobora kuba agiye kuva nyine muri ira country ariko ndi kumva yarakiriye winjiye mwiranzu gute zigi kuko zigi ujya gukora indirimba yateranyije ugiye mwinzu nkiriya dufata nk'aharani ibwami kabisa mu Kinyarwanda bayita ku rutambamye gute winjiye mwiriya nzu cyangwa byari byo bindi byayo winjiye mwiriya nzu gute bro uburyo rero nagiye nahariya bwa mbere ubuse mbere yo kugira ngo nansubize ari ahantu babasha kwishyura amafaranga yawe reka nkutemo story ngiye mundi kuntu byaje ubundi bwa mbere njyahariye urumva naravuze ati ngiye kureba element cyezo izo furi nazigiraga nyine tungiye kureba umu producer mwaka nyine ugufasha nyine nk'umuhanzi kangutege yombi noneho ubwo umunsi ndazamuka hari staff nyine si ngombwa ko mvugaho studio yabiri nyine oya nabyadanje ni haruguru yo mwapere none se imitekano hose imitekano yabiki nyine ubwo ngenda nyine na miguru Kimisagara nyine ni hafi nyine kubahazi nyine by'inyamirambo aya moto ubwo ngubwo aya moto nago hari hafi mali ubundi nyinjira muri ubundi ninjiye nyine nta n'ibihumbi 10 nari mfite yewe nagiye ku gipangu ndakomanga urikumva nyimba afite confidence za danger man noneho hari umujama nyine abaye amabonsa nyine tu buriya bagira amabonsa ariya amarikizi ubwo ngubwo soka ikiniga kiri satari kidaseka
kandi uri guseka nanjye nyine mba nigeze nyine wengeye mangira confidence nyine tu nyine waje nk'umukiriya ndi kubyumva je nagiye nk'umukiriya nani 10,000 ufite nani 10 urakoma ngushaka reme ngaho komeza ubwire komeza utubwire banikojeje nyine ruguru nakomanga iki muniga nyine w'umusore man soka nyine umujama nyine ubayo nyine ufite utujrede soka nyine ari serious TV abantu banyihanganye inkoreranyishe urashaka iki ambwa ati ngenda shaka element element kumubona byibura umubona warangije kwishyura fagitire nyine zikaza ngurishyura wowe mugahura nyine mugiye gukora projet wishyura mbere kugira wishyuraga nakubwo tuvuge wagira ngo aracyahari wishyuraga wowe urishyura mbere noneho mugahura waramaze kwishyura ubwo kumva mu gihe udafite ibiceri nyine ubwo uzana amafagitire nyine bigaragaza ko wishyuye koko andamase ati amafaranga nangahe arambwira ati element byibura nyine projet ya make y'ungubu ari gukora ni 500. ubwo twari mu mwaka nejo bundi covid yaravuye mariko cyane yaravuye mu ejo bundi ambwiye thanks bro numva nyine n'ubwoba burangije mvuga se wumva ni 500 nibitangaza ngera n'ubwo ayo mafaranga narubwo ni guteganya zigi koko narubwo guteganya gufata 500 ubanga hano rwose ubwo warebye ute bakubwiye 500 uzi ko na nubu utarateganya kubona 500 ngiye 500 nyine ndamubwira ati nyine tungiye ntago namweretse yuko nyine nafite gahunda nyine ntago urashaka kumwereka yuko nshaka gusaba ubufasha element buyambwiye nkaho ndi umuhanzi ushaka gukora ariko umva nk'umukiriya mbese cyane bro aranangigira bya hatarambwira ati wowe ntago byakunda ariko hagati aho ibyo byose mwabivugaga muri winjiye cyangwa uri kuri gate ndi kuri gate gusa bari umukiriya agakomeza kuri gate oya je nari kuri gate arambwira ati ntago byakunda kabisa element ikige naga barimo kandi man nge sinzi nyine numvaga nyine ko element uko byagenda kose arimo nyine tu ashaka kubatara yawe ndaka nyine babiza underground baradukwama avuga ati okay ashobora numva zigibara ko kwamye koko niba warujuje gushaka element je nyine bakakubwira kugera element kugira ngo mubone icyo bisaba sibyo icyo bisaba ni ukwishyura ukaba udafite kwishyura bagukanze gute byari ikintu ushaka kubwira sibyo wemera yuko aka kanya nshobora kuba nyine ndi hasi kumva ejo ngatumbagira ngo umuntu wadanje sibyo ibyo nibyo kubera ko nabariya batumbagiye nabo bahoze hasi yego na element yahoze hasi kumva kandi nawe nyine byabaye ngombwa yuko mana abona nyine umuntu upushinga nyine tu akazamuka rero ngewe impamvu nari ngiye kureba element numvaga abantu bavuga ati nyine ngo hari abatipe nyine baririmba ibintu bya trap sinzi nari maze iminsi numva nyine ngo yarabafashe nanjye ndavuga ati se ubundi kuki ngewe wagerageza yamfasha kuvuga ngo wagiye kwirebera element umusaba ubufasha uhura n'ibonzo irakubwira ati ni 500 bro urakigira se ngo wigire uritahira turangiriza inkuru neza nagigira se byagenze bite rega njye ngiye gushaka umusitari man ngerayo n'ubundi je usanga gera iyo bwije wajya nijoro nagezeyo nyine n'ubundi bisa nkaho kuko wari umukiriya koko uvuga ati okay tubwo bwije rero mbagerayo nyine ubundi tuganira nyine meze nkaho ndi kwitekereza uburyo ngiye gutaha ngiye kumanuka mu rugo n'igitsi kumva Imana kuzamuka hafi isaha yose ariko wambwiye ko yari hafi ziki uye ni hafi nyine ako nago ari hafi na hafi man ugenda ahantu ugenda iminota ngo ni kibisagaranya kabandasi man ntekereza uburyo ngiye uzi kugenda nyine koga ugakora ibiki ukajya kureba umujama ukamubura bakakurya sini bakanakubwira ati nagahari 500 nibyo utanga kugira ngo byose kugira batakunyuza mu ijisho byibuza wabigenje ute kugira batakunyuza mu ijisho batamenya kaje cyaje kuzanye man nge sinzi iyo ngiye kuri umusitari nyine umuntu akanyiryaho nyine man nyine agira agahinda nyine ariko ntago nahita mumwereka mubwira ati
nyine umbwira ati ibintu birambabaje. None Ziggy uretse aho byanze muri country ariko ubwo iyo foto ariko ntago umbwiye ko ni foto wayibonye foto kuko ira foto ntago wayifatiye hanze ifoto niyo muri studio neza harimo logo zaho kandi ira studio ya element genda yize niko biri ira staff kuno byagenze rero ari umujama wanje nyine to yari ishumi imbere n'umuproducer nyine mbere yuko umuproducer bamuha akazi muri country rero njyewe twaravuganye turangije nyine muherekeza muri ubwo buryo bwo kujya gutora indirimbo yiwe muri country ndavuga ati si ubundi kombo country imaze iminsi ubwo ni inshuro ya kabiri wari ugiyeyo man nagiye inshuro nyinshi bwa mbere waje baragusora bwa kabiri uza kuri lift ndavuga ati ndagaswe cyaze man bro njyewe narayicaye ndavuga ati sangaha niho melody ajya yicara karekodi yawe ati shubi na Harmonize aho yagiyeyo hari yagiye abantu benshi cyane bakomeye cyane njyewe yangeze hano nkari ndavuga ati nyine tu ibintu bya utufata ifoto utuza ubundi nkunda nyine abantu banze nkunda kwifotoza sibyo abo uramaje nuko nyine ubundi Austin tutagabuje none uwo producer wasanzeyo producer wasanzeyo ucicira country okay wasanze ameze gute we n'umuneze gute ku ruhande rwanjye buryo nabonye nyine nago muzi neza nyine kuko nyine ariko yari umuntu wawe bivuze ko wenda ari makuru mufite buryo namenye man nyine mbona ari umujama nyine no umuhanga kuko nyine muri no minsi nabonye hari boro bamwita package nyine abantu bazamenya asemaye package niwe icyo gihe mwaje kuko ibintu uvuze koko ni ukuri kubera ko yuko element yaragiye package arabwo yinjira bivuze ngo kuva element yagenda noneho kwinjira kwa Ziggy muri country byose bishoboka uya naga ari ukuvuga ngo element ngo yaragiye sibyo njyewe element nagiye ari ntago yigeze winjira nashakaga cyane kujya muri country nashakaga gusangamo element kutamukurikiye aho yagiye wari bihagaritse njyewe navuze ko nta muntu nzongera kwirukanga inyuma tutu Brisely njye nyine man mu gihe nyine warukimwera ntacyo kuri package nyine ni umuproducer nyine mbona nyine ushobora kuba yakwiga ibintu vuba nyine tu buryo namubonye n'uburyo akoramo nyine afite production nziza nyine abantu benshi bagiye kumenya niba wakoze indirimbo yitwa Kayobe nyine tu Kayobe ya Malik na King James nje nyine ubwo nagiye muri ubwo biri confirm ko yamaze no kumusinyisha nyine nagiye muri ubwo buryo bwo gwerekeza ishumi yanjye nabonaga bari close cyane nyine tu turagahuza nyine arandukamera nyine niwe bafotoye amenya ari umwana mwiza cyane uko mwamufatiranye nawe ubwo ataramenya ko ari mu nzu ya danje okay Ziggy uretse aho byakubayeho arahani hantu wegeze ujya ukaraburiza nga gutyo ushaka undi muntu wagufasha bikanga bro story yambayeho nanjye nyine mfite story nyinshi tu sibyo sinanavuga imwe yonyine irenze izindi Ziggy muri izo story nyinshi uri kuvuga ndashaka imwe yindi isa nk'iyo kabisa wenda bro man ari story ya danje nyine man mfite nyine man ngo ntago bari kukumva ariko hari okay kanongere man hari umujama nyine bita Austin ubundi nyine ngonde Austin 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 kisfem nawe se kozige nawe rwose ukuntu byagenze hari ibiporo bagira byo kuririmba nyine bukwerekana impano yawe hari kuri radio XFM abanyeshuri twigana barambwiye twiganaga nyine aho ngaho iryo masoro nyine tu so ugenda umwana w'imasoro ngenda umwana muri Rurindo ni Rurindo ako twatangiye ubwirwa Rurindo y'ikiga twatangiye mwikundura ngo ni KMG ni gute akoma kimisiji ubararega hano uri gutwikira ako kanya sibyo ngaho nyikomeza nyibwirire maye byaye mu rushano noneho njyewe abajama barakambwira ati ariko nyine mani ubundi karitse ahantu hose nyine bari bazi ko nkunda kuririmba ukumva bati hari ibintu biba kuri radio yitwa Kiss FM bya show talent tuho wazahamagara ndahamagara biranga neza mani biranga radio bingasanga ari bise nyine mani iminsi nk'itatu noneho ndenda cyama ndatekera avuga ati ubwo rero ba Austin mbahamagara bikanga wazajya kumwirebera
ku cyicaro harya icyo gihe bakiri Sonatube asegeze bimo Kicukiro nyine n'ubundi ari abo bari bungu n'ubundi noneho amujama wanje nyine muri furo ya gatatu ndahazi ukora mu bintu nyine by'amaradiyo nyine mbadamuje ati sundi Kiss FM ibahe ambwa ati Kicukiro ikintu nakoze nyine nanibice nabifite ninaze nyine mu kijepe ubwo bidusobanurire gutyo uraduhejeje ngo mu giki mu kijepe ubwo mu kijepe biraba bisobanura gutyo ikubise mu ndase abantu babazi ngo nakoze ikiyede bro mu kijepe nyine ubwo buvuze ikiyede nyine nibyo bita mu kijepe byahatari akushabuze uko muri abaki ngo kimi wati yaryo agari from kimizige na marenge noneho nyine kuntu byagenze kumva nagiyeyo nyine njya muri icyo kiyede urabyumva mu kijepe komeza isenge zawe nakubangamira cyatano noneho ngewe nyine byari icyatano kuri ngewe kuko nyine ahubwo iyo yabaga ari faveri bakavuga ati wowe n'igipeti nunasakuza turaguha igihumbi noneho bahemba bajyanye barebeye wagendeye ku ngano kuko oya ntago nyine ni kwa kundi nyine umuntu akwifashisha nyine nta mbaraga nyine nari mfite mu kijepe sasa bigenda ndagije nyine njya muri icyo kiyede uri kumva bami cyatano nagikoze inshuro ebyiri mani itafari iyo tuvuga amatafari abana b'i Kigali bahita bumva nyine amatafari twatafari batwita mpunyu nk'utu nyine nk'utu wagejeje hano hari itafari riba mu cyaro uri kumva riba abomba mu byondo mani ibi byabindi bayita gute Algeria rukaraka noneho rukarakara zo mu cyaro ziba zitandukanye nizo kotese ubutaka se bumwe nago ariko ura muhungu wagira ngo mwarabisangiye barabizi ntabwo agira myaka ubiyobewe ndangije mani ndayishyira ku rutugu nyine hava umunsi wose kuri n'umusore zige niyo yayo ujya nandika icyo ngicyo icyo gihe nari nguku nyine ntabwo nari mukuru nyine cyane nyine ku buryo nari umuntu nyine wakora ikiyede nkumva ntibiri kumvura ndayatunda bro ndayatunda ubundi nyine urabizi umuyede kire nyine aba ari umuneke n'irindazi sibyo nibyo bari saa sita kandi yavunitse kuko ariko nkwibutsa kandi wigeze wumva na Busa bivuga we na Magic ko bari imineke n'amandazi buriya si nibyo ujya muyede wese ukereka abayede niyo kire nyine mu cyaro kire umuneke irindazi umuneke voka nibyo ngibyo mani kandi ako ura muntu nawe tugukira mu kiganiro ugiye kurya ibishyimbo uba watangiye kuba umufundi none sibira mwako kandi ngo watangiye kurya ibishyimbo iyo ugiye kurya ibishyimbo uri umuyede uba utangiye kuba umufundi bro ndakiringa ubundi amafaranga ndayabona nyine angahe niba atari ibanga byari 3 mani ubona 3 wabikora igihe kingana gute ubwo ngubwo iminsi 2 icyatanu navunitse bya hatari ubwo ugakoramo wenda nayo wari yumuneke iyumineke se oya iyumineke ahubwo uyu munsi ntago nageze iyo minsi warabwirirwaga oya ntago nabwirirwaga ariko nyine wari ufite utuntu duceri ku ruhande nyine ukuyemo 3 mu kijepe ndavuga ati ngiye kujya ndumva ari ni kazi none waraye kujya Kicukiro kumva noneho bro njye buryo najyaga i Kigali nyine kwa kundi ubu ushobora guta igiceri cy'ijana ugahita uhera i Kigali ukumva mani kwa kundi ushobora noneho uzi noneho ngo ugize umwaku ugeze Nyabugogo ushatse gukora noza susu susu kandi susa warijana bro ngubitse nkuru igitatu cyawe uragifashije i Kigali ndagiye mfata imodoka iva Nyabugogo ijya Kicukiro urumva njya kureba Austin ubwo abantu babyumve neza ubwo wari uvuye mu karere ka Rulindo mvuye mu karere ka Rulindo uze Kigali Kicu Kiro nanjye ntabiyena nka byo bindi byawe uje kureba Austin njye navugaga ati ubwo kuri Kiss FM nabafatisha buriya bashaka abanyempano barababuze reka njye niyizi mbizani
ugomba Asize imyaka ingahe ibyo bintu bibaye kugira twumve iyo story man ashize nk'imyaka nk'itatu kuko ndi kumva nigaga senior 1 umwana wa senior 1 nabaye n'umuhanzi rero nyiri na mutoya byahataye ufite indirimbo nyeze wenda nzabikubaza undi munsi kwamaze umbwira none ubwo ngubwo nyine njya kureba Austin ubundi kuntu byagenze urabizi ntabwo nari imazi kinoza Kicukiro uri kumva niyo nareba nabi bari kunsiga ku karere nyine ntabwo nihagazeho narabaje nyine tu ubaza abantu barambwira kuko nyine ngenda nabyibuka bwawe nabanje mpanuza umutara amafaranga anjyana kuri contact kandi wowe wishakira Kiss FM contact nayo ndikumva anjyana kuri za royo man biranga navuga ati kuri gitatu cyawe uri kumva ujya navuga ati ngewe ntago ndi bukwishyure ahantu kubwiye nubwo wari umwana wo mu cyaro ariko mu mutwe nagiwa uze kiyedo cyakubona gutyo kajya guseka ngo ni ikije pari kuki wahinduye izina ngo ni ikije iyo ni sirenge bose bayizi okay bagikoza abaki banyine man ubwo ngubwo ubundi ninji nabaye nyigera kuri Kiss FM Austin nawe nubundi Austin atangira ikiganiro saa 10 nahageze saa 9:57 gutyo Austin yinjiye muri Esanseri umureba ngiye naramubonaga yinjiye uburyo yinjiyemo ni kwa kunye ndabize nagwa kwabiza umustar ubwo mwabije ariko mwabiza gute Nacyo dukomeze ndangije nyine ubwo nahinjiye nawe yinjiye muri Esanseri agiye mu kazi kumva mbwira abasekirite ati ndashaka Austin bambwira ati Austin umureba se uya we yari yinjiye bambwira ati nago wakwinjira ahangaha udafite indangamuntu nari indangamuntu yari ifite urumva umwana wo wiga mu wa mbere of course bambwira ati nago wakwinjira amaho udafite indangamuntu atugura mutegereza bro ndicara uri kumva nicara haraka utuboro nyine bera bistafu babyita inkingi amataje agira inkingi nta kintu kitagira inkingi nibyo nicaraho bro noneho nari navuye ne mu rugo mera mbwira ati wariye ambwira ati reka ngiye kureba Austin wenda ranangurira inkoko njye naricaye jerega numvaga ubundi kuntu numvaga kwa abastari nyine baba baseka nyine uko ariko nyine ahora yisekera sibya katangiye kunaga ntacyo dukomeze numvaga nyine sinzi uburyo nako uravuze ngo nanjye mpora nseka ubundi umugome nsekera kuri kamera gusa ari abastari basekera kuri kamera nyine byo abantu barabizi sibyo ndangije ndicara Austin nyine noneho icyari gisekeje nari nsigaranye ibiceri turuwasa nabyo biri kuri taping ukumva noneho uri budahe utese mwana ubundi umuvuye nyine ahantu akora nyine muri gare data wawe mu kinyarwanda ni data wawe aya papa ntabwo ari ikinyarwanda data wawe cyangwa se navugaga ati ngomba kugaruka saa 4 zitari zagera kumva byibura nkareba ko nta mwaka ibiceri nyine mwana Austin naramutegereje burira abasekirite barandambirwa kumva nanjye ndirambirwa ndicara nekereza ahantu ngiye gutaha hano Nyacyonga byibura Nyacyonga kugera mu rugo abari note y'igihumbi uvuye Nyacyonga kandi uri sonatipe noneho ukabona bwo wari ugomba kuba ufite amafaranga byibura kugeza Nyacyonga man byo bro nabito Austin yanaje nta n'umutima nyine none zigini kuvuga ngo byabigeze nko masaha sanga hapi kuko ndumva arangiza ikiganiro Austin yaje saa 3 we arangiza ikiganiro saa 2 ariko yatinzemo naje nyine ndaravyumva nyine nago umuntu mwahura bwa mbere ngo sare naje nyine bo nyine eri kuvuga ngo abantu tubyumve neza warategereje wararambiwe n'ibyo abasikite barakurambirwa ariko uravuga ati nago ngenda ntamubonye utitaye yutaha nibiki nambwa ati rero turabona twakubwiye ukanga timurindira ndamurindira tu abarasohotse sohotse ari bize nyine ndabyibuka nyine yari afite telefoni na kavirope ndangije nyine nanjye nyine ndamubwira ati ndagenda ati Austin tinagushakaga bona biseri nyine arahindukira ngo bimeze bite peti yakuvugishije yaramvugishije n'umunyamahirwe yamarira element yaguteje ubundi munyabara yaguwejeje ambwa ati bimeze bite peti tingute uvi wanyu nta gahunda ufitanye n'umuntu guje kundeba ikibazo cyumvikana bona Austin ari seriye bona ukuntu nakekaga Austin mvuga ati Austin turi buhure birabistora kuri Kiss FM mvuga ati bro mbona ari seriye bya hatari ubona ugiye kurya iki
bambwira ati ngambwira ikintu ushakira bambwira ati mfite impano ngo ntago ari kukumvura muhungu ari kugeze mfite impano yo kuririmba mfite impano ki aramubwira ati mfite impano yo kuririmba aranyihorera nyine arikomereza nyine babyumva imodoka baparika ziba ziri mu gikari aranyihorera nyine yigira mu modoka mani ngo bwari bwije hari ahantu mu kijima n'ahantu mu gikari hari ahantu haba ari akijima nyine haba ari amatara waramuririmbiye cyangwa wowe mbwiye ngo ufite impano gusa ari kuririmba namuga ati mfite impano sibyo noneho Austin nyine mani agenda mu modoka kubera yana nambwe ngo ucye ari seriye ndimo nanatekereza n'ahantu ngiye kujya urugendo ngiye gukora nsubira mu rugo nta mafaranga mfite inzara mani ari danger ukumva numva avugije nyine hone ndavuga ati noneho ninjya yatari ngewe aranyica ndabyantanga kujyayo nyine aragira ngo ngavayo ndirimbe byumva nayo nk'upeti nta nubwo igitekerezo aho umwami yakuye busikete igitekerezo cyo gukora indirimbo njye nari mfite nagiye nyine namugayinda kenshi mfite amarira mu maso uvuga ngo simfite amagambo uririmba ibyamushutse Buravan yabivuga uko mbitekereza kandi lipo kabisa inzozi zanjye kumanywa ikiniga nyine n'amarira ndi gutekereza ahantu nyine ngiye kujya wari gutekereza ukuntu ugiye gutaha njyewe numvaga Austin ari bungirire impuhwe tukarara mbese ngombaga Austin ari bungirire impuhwe tukarara urabona ahantu ndi butahe wabona kuziteye nawe ubwawe pe ndaririmba nyine nambwira ati cyo nose ubwo uturuka hehe avuga ati mu rugo ni Rurindo we nyine yumvishe Rurindo iriya kwa Sina rikumva iriya kwa Sina kuko nyine ni abantu bazi cyane iyi hari watubwiye za masoro nako abantu bazi cyane avuga ati se ko waturutse kure cyane anje ambwiye ati genda rero sasa ushaka uburyo uziga ukarangiza tiga niwe ziga ibitubwire neza utababaye basi impore ziga impore nukuri impore nuko hari kese zikubaho nyine ukajya wumva nyine nawe birashimishije ugenda wige nurangize nyine uzagafata yakoze mu ikofi nyine minota y'igihumbi nimba ari ikintu nyine tu ntabwo njye nibagirwa nyine Austin nyine iyo note mani tutu nyine abasitari nyine hari abaduhemukira nyine ako nyine mani iyo note Austin akwiye note y'igihumbi ntabwo mu buzima bwanjye njya nyibagirwa kuko yayimaye niri nabwiriwe nyine ukumva inzara ariko nkwibutse ko iyo note y'igihumbi nkurikije iwanyu iyo note itari bugucyure ndabyumva urikumva inzara yankubise hatari urikumva nyine mani icyo gihumbi nyine nicyo nari mfite mu ntoki cyonyine gusa n'amafaranga 300 ukumva byari bigeze mu masaha yine ndamubwira ati nyine urabyumva iyo kesi nk'iyi kubayeho njye numvaga nyine turahura na Austin tugatera black avuga ati nkaho yakubyaye mvuvu numvaga nyine mana abasitari baba bari seriye bya hatari nyine sinzi ko ari bose ako nyine abenshi baba bari seriye nyine uko nyine ubu mubona kuri kemu hari n'igihe yaba atari umwana mu bari ko nyine ari seriye nyine bitandukanye no kumubona kuri kamera yego amubita igihumbi ubwo nanjye mitanso nta ndirimbo yanjye nagiraga na muririmbi ya Buravan banikoje Kicukiro nkoza kuri motari ubu ugiye kutubwira urugendo rwo gutaha nkoze kuri motari arambwira ati ni igihumbi nawe ati reka inzara yanyishe ngaguha igihumbi nawe ati wapi nawe ati gakondo kumva Kicukiro ni kure ubwo gakondo abantu babyumve neza no gutsindagira na miguru mani Kicukiro ni kure uzi kuva Kicukiro ugena noza Nyabugogo n'amaguru ni kure nyine pe noneho ngiye sinari nahazi kumva mani ndangije nyine ndiruka uri kumva mu nzira utazi bwije namanutse Sonatibe fata ubwo wamanutse Sonatibe kugira turangira abantu bumva urwo rugendo wakoze uhita ugwa Rwandex ndavuze ati ngiye ufata uyu muhanda utambiko fata ikinambo yose ngiye none icyambere n'icya kabiri kuri tapendigo mani numvaga yuko ndi butegere Nyabugogo cyangwa ngategera Kicukiro nyine muri gare ntabwo ngera nzi gutegera ku muhanda ukumva wumvaga ko abantu nyine bategera ku muhanda nyine ameni muri gare ndetse kari nayo mpamvu nari nabuze imodoka
man ndiruka aravuga ati urugendo ngiye kurugabanya nyine icyo genda byibuka man naguze nyine ngura nyine amandazi 3 ndikumva urabyumva nayo nshonje nyine bya hatari man ngenda nyarya nyine niruka nyine tu mvuga ati nininda gatoya ndasanga umuviye yarangije akazi kandi narangiza akazi na handi hantu ndibone kurara nyine tu manuka umusaza yakoraga muri Kigali yakoraga Nyabugogo ndangije nyine man ngeze hepfo nyine motari mukozeho arambwira ngo moto hano ni 700 kugera Nyabugogo na truwasa wari amandazi kuko n'icyo gihe ntago wagura irya desa rwose niyo mpamvu nyine ndayamuhangura icyo ubwo mba ndatashye man niyo mpamvu nyine icyo gihumbi nyine wenda se yari amafaranga menshi bya hatari ako ari igihe umuntu agwa amafaranga ukiraho watashye muri Austin umufasha ute oya ukuntu nafataga mu gitondo kwanza mu gitondo bukeye Austin umufataga gute ngewe nyine wamwimvagamo bimeze gute nyuma y'ibyo bintu mwagiranye ukuntu ngewe bundi nago navuga yuko nyine nge nta muntu ujya kujajinga ngo umwana mubi kuko gufasha no ubushake bwiwe sibyo shobora ne kuba afite impamvu zituma nyine yumva adashaka kuba yagufasha sibyo ahubwo ngewe nyine ikintu nyine uburyo nafataga Austin numvaga nyine ari umusani turi buhure akanera pisi tukaburaga urikumva ngo ukarara niwe wabitubwiye ahubwo ndi burare nyine wategega nawo mupeti bana nubwo nawo mupeti naratekereza navuga ati umuntu yabona saa 4 z'ijoro akandekura nyine ngo vuga ati wagira ngo arazi wanyu ashobora kumwikira nyakancunga zgi tugana ku musozo ni ihe nama wagira abantu bari muri uru rugendo kandi bitarakunda bro man nanjye nago nyine mu minota mike kabisa nago rwego ndiho nyine navuga yuko ibintu nshaka nyine kuzageraho nabigeraho sibyo ariko uko ndi kano kanya ndashimira Imana ndetse nyine n'abantu bamfashije nyine nawe ndagushimira Imana kuba wamaye umwanya nyine tu cyatenke kabisa nakiraga isaba mfuke kabisa man ndabashimira nyine mwese ako nyine wowe nimbuzi kuri umuhanzi cyangwa ufite yindi tara runaka inama nakugira man reka gupfukama nyine ngo wirirwe ubwira umuntu ngo wampaye kumva man igerageza uburyo nyine witekerezeho man ukure cyane ibintu bizaza n'ubu ufite impano inshuti zawe zikayikunda ugakora ibintu nyine abantu bakabikunda uzatera imbere kumva zigi urakoze kabisa ndagira ngo inama zigibabwiye nibyo kindi twabasaba mufate umuhungu wanyu Zigi superstar mu mushyigikire kabisa yitwa Zigi Star muri ibihangano by'umukozi umusharinge mwaka press you maji